urumva ntaba nshaka kwirukanka n'ibiki byose. Umujama ndamubwira rero Pazo we noneho igihe uri kumwe na ya Mana ahantu hose uri buri kimwe cyose, urumva njye mba numva nashaka kuva home, numvishe ko ibyo ngiye kujyamo nari gukora n'ibihumbi 10 byibura ngo nkwa ka essence kangarura mu rugo, numva nshaka kwikwamira home to. Buryo nkomeza ngatekereza nkareba ejo aho umugati uzaba, umugati we ntaribi mutigite, iyo mara gutigite mugere studio mumbwira ikintu gikenewe, njye ntaribi ndaza kubafasha. Ni gutyo nabahuje bro, ni gutyo nabahuje. Man, nishimira movement yawo, tugira amahirwe indirimbo zirafata bro. Amafaranga atangira kuboneka, abapeti batangiye gushwana kubera amafaranga. Abapeti batangiye gushwana kubera amafaranga, aho bakoze ikiraka naha amafaranga yose narayabitse. Undi urumva rero ikibazo kirimo kuba hano haboro na amatiku nyine, harimo n'ari amatiku ya mbere y'ibyo bintu byose byabanje to. Ariko uko byagenda kose reka nkubwire rero Didimani, ubizi ko ntarya imboga? Ndabizi ma bro, that was too much, byari too much man. Ibintu byaba byose urumva uko byagenda kose siko bimeze. Hara niko kwicisha inyundo isazi siko bimeze. Gushyira video hanze harimo ubunyamaswa. Ubunyamaswa bwatangiye video ifatwa kabisa. Oya umva nkubwira ikintu kimwe. Oya tujye tunagaruka no ku bindi bintu sibyo. Ntabwo iriya video gufatwa kwa yendagaruka gufatwa kwa video siko bimeze. Uko nyimba Didima video bashyizemo filter mbere yo kwifatwa hari hagamijwe. Ntabwo bari bagamije kuyipostinga. Ibyo gufata video mwirasi ubwo ugamije iki? Yego rwose kuba yaragiye hanze ni ikibazo sibyo. Oya reka mwana tujye tureba ku mpande zombi, kuba yaragiye hanze ni ikibazo sibyo. Yaragiye hanze uretse gato ni ikibazo kinakomeye cyane. Turebe kuyifata mu rugo, kuyifata gufata video nta kintu, gufata video hari impamvu zirenze ngo zatuma bayifata. Turi kumwe kandi zitari mbi. Gufata video nta kibazo kirimo urumva. Bashobora no kuyifata bakavuga ati reka dufate video turebe ukuntu performance yacu igenda. Baza kwisuzumanya. Ibintu ni ibintu bisanzwe. Urimo kunyumva Didimani? Ndakubwiza ukuri urukundo. Kandi umaze kumbwira ko uri enjoying ya wa mugore wo muri Amerika. Ndayenjoyinga kuko nabonye iryoshye, iraryoshye, umwana afite isuku ahari ku kintu cyane y'ubwo. Ndakubwiza ukuri ndayenjoyinga ko nyenjoyinga. So ikintu kirimo tudashaka kugira gufata video nta kosa ririmo. Wanasanga ashaka gufata video barabitegetswe na muganga kugira ngo bakore divorce, hari kitagenda hagati ya performance ya divorce ye hari umugore n'umugabo uri hariya barakundana n'abakunzi kandi barabana nk'umugore n'umugabo. So ikintu ngiye ndashaka kugira ngo uhuze, ntabwo nkwemerera ko uza gufata nganda fada, ntabwo ariko bigenda. Stankara uri mu rusaku musa. Ntabwo ngiye ikintu ngiye nashaka kubona abantu bumve gufata video ni ikintu kimwe siko bimeze. Tumanze twemeranye ko ira video twabonye nyirubwita atagira umutima wo kuyishirira hanze. Ntabwo byo bishoboka. None ko arimo kuvuga ngo arimo gutwika. Abo nabashinyaguzi. Bako niba Didima nawe mukanyije hanga aho bihakana. Nyene nibyo nkubwira ziba bifata nawe. Umuturage uri hano hanze. Hando ukora indirimbo akavuga ati indirimbo rofre yari mbi. Undi akaza banga ibitero cyari kibi. Ndabera ariko indirimbo akayikunda. Akanga rofre yamaze gukabutira, yakabutiriye umunota n'amasegonda 38 tuvuze ngo iki. So bro, umuntu wese receivinze ikintu wamuhaye acyacya mu buryo bushagishaka mutu bitewe n'uburyo akuzi, bitewe n'uburyo kiriho kimwe twemeranye ko ntabwo yampana bitewe n'ibyo twabonye. Ntabwo arimo gutwika bro. Ntabwo ari gutwika, ariko no kurundi ikosa nshinja yampana urayizi. Ni uburangare no kurangara, no kurangara.
iryo ni ikosa kabisa kuba video yaragiye hanze byonyine ni kurangara. Ariko tugaruke noneho ku bantu badafite umutima-nama, nk'umuntu utaragize umutima-nama bro, kiriya kintu kinini mani kiriya ni ikintu kinini kitazigira gisibama bro, urimo kumva. Rero njyewe nibyo navugaga, Pazo nawe mureke kumuciraho iteka ngo niwe washyize video hanze, ribi birimo urumva byanze bikunze. Hari umuntu wigeze abimushinja? Noneho hari igitangazamakuru cyo cyanyishe ndagaswi cya radiyo nagiye kumva numva tayari nako n'uburyo babyanditse ngo uwashyize amashusho ya y'amano hanze nta no gukekwa Imana ibaze igitangazamakuru uretse gato ahangaha no kuvuga kuri Pazo urimo kunyumva. Abantu baravuga muri context nk'umuntu kugeza aya masaha kubera ko nyir'ubwite ari we yagiye kurega. Ntabwo ari we gusa yatanze nk'umuntu wose. Yareze nande niwe ni ukekwaho wa mbere, ni suspect wa mbere urumva. Icyo gihe iyo ubaye suspect direct ugomba kuhita ukurikiranwa, kandi hari impamvu zirenga 10 z'uko Pazo nyine yaba suspect wa mbere. Kuba hashize iminsi bafitanye amakimbirane, kuba yari umwe mu ushinzwe imbuga nkoranyambaga ziwe urumva, na social media ziwe na platform ziwe, kuba nyine hari impamvu urumva nyinshi zishobora gutuma ari ukekwa bwa mbere. Mutapinge screen mwo kapfamwe hano hasi, mutapinge screen rero niko twafunguye video, mutapinge screen mwese batamanura. Icyo gihe rero ikintu kiba kiriho nuko nyine ubu ngubu ukekwa bwa mbere wahita bamukurikirana, noneho abandi bakekwa nyuma y'aho ngaho urumva. Hano hasi hari uwanditse ngo kandi yarabimubwiye ko azazisohora, ngo yamubwiye ko azazisohora. Ubwo bari kumwe abimubwiye. Ibyo ntabwo tuzi, biraza kubikurikirana urumva. Noneho ubundi ubwo nyine n'abandi bose bakaza gukurikiranwaho, bagakurikiraho mu gukurikira. So ngiye byambayeho kuri ibintu bigitangaza. So ikintu kiriho kimwe turaza kumenya, ntabwo ribu yacu ntirenganya, ibyo murabizi. Kandi n'ubundi uretse n'ibyo ngibyo no kwifata amashusho y'urukozasoni ntabwo ubundi byemewe, ndetse no kuba yagiye hanze. Hari ikintu tumva oya, nta tegeko rihana, ntabwo ari hari ikintu mwitiranye. Ntabwo barabakoraga iby'urukozasoni. Bakoraga iki? Amashusho hari abakoraga urukundo rukorwa. Hano umuntu aranditse ngo yabwiye ya mpano ngo uranyishyura cyangwa nzishyire hanze. Ubwo ufite video, ufite amajwi y'ibyo bintu, umva icyo nkubwira. Urumva Didima, hano ikintu tumva, ntabwo iyo uri kumwe n'umukunzi wawe muri gukora iby'urukozasoni, niko byitwa. Erega bari urukozasoni kubera ko ntabwo to umva uretse gato. Reka nkwibutse yuko uretse gato, uretse igikorwa cy'urukundo gihinduka urukozasoni cyamaze kugera mu ruhame. Niyo mpamvu uretse gato Bibiliya ivuga ko abarongorana bose batarashakanye ari abasambanyi. Ndakubuye uretse gato ni ukuvuga ngo uri igicucu. Ni ukuvuga ngo umugore n'umugabo basezeranye baramutse bifashe video, ntabwo bari amashusho y'urukozasoni, yaba ari amashusho y'urukundo. Ayo mashusho yagiye hanze y'umugore n'umugabo urumva hari n'uburyo itegeko ribarengera kubera ko bamaze kwemeranya kubikora byemewe. Abundi abandi bose. Kanguha urugero muri Canada, umugore n'umugabo basezeranye, urimo kumva, bafashwe bari kurongonera mu modoka barafungwa, bagatanga n'amande $8,000 by'amadolari. Urukumva? Muri Amerika no muri parike, muri parike bararunguraniramo. Niba uri kubyumva, umuhanda umuntu hazonga mwabyumvikanyeho, uramwibatana ukayimutikura abantu batambuka nta kibazo. Unyumve, ariko niba uri kumva itegeko ikintu rivuga. So ahangaha rero nashaka gutandukanya ibintu. Ntabwo hari icyo bita igihe urukundo rwahindutse urukozasoni, kuko muri Canada bavuga ko kurongorera mu imodoka iri muri public. Ariko urabona kwa kundi mu rugo iwawe wafata umugore ukamushyira muri garden yawe ukamurongoreramo, ntawagukoraho. Abantu bakureba umugore wawe
niyo yaba ari inshuti yawe cyangwa niyo yaba ari indayi uzanye iwawe mu rugo muri property handi muri garden ukamurongoreramo nta iwawe ariko usohotse ukajya mu muhanda in public mu muhanda ahantu hatari iwawe igihe biba byagiye kwa rubanda wafungura amadirishya muri Canada ukamurongora abantu batambuka babareba ubwo umuntu wahinduye amaso uretse gato umuntu wahinduye amaso akaza kuyerekeza iwawe uri kumva akashyira mu rugo rutari urwe ubwo urashaka iki ibikorerwa mu rugo rutari urwe urabishaka wiki sinzi kubyumva kandi ariko kumva ko bazanye privacy ya public ni ahantu ni muri ahantu hatari not in your property muri make ibyabereye hariya mu nzu rwose barabyemerera bro biriya bakoze biremewe nta kigize icyano ujye mu itegeko ujye mu igazeti ya leta uraza kubibona ese ba Emeline bafunga babikoreye ku karubanda barabisakaje byagiye ku karubanda hari ikintu utari kumva byagiye ku karubanda iperereza ntabwo bazize ko bafashe ari amashusho cyangwa biriya bakoze kuko mu inzu zisambanirwamo imibonano ntabwo iremewe ntabwo ari icyaha ariko kuko babisakaje muri uko kubisakaza bikajya hanze iperereza ryakorwa rigasanga abanyirubwite barabyishiranzwe n'icyo bazize ntabwo aribo babishyize hanze rega nabo niyo mpamvu babarekuye urakoze cyane ariko noneho ko barabikoze kuriya kandi ubuke ko bari basinze so urumva niba uko biri kose ntabwo bashobora gufunga umuntu niba bataba ntabwo nizera ko igihe icyo ari cyo cyose wajya gukora biriya bintu ugafata video uri muzima uzipa kandi kantu kagusunika tu uravuze ngo ya mpano yarashyizemo akantu n'umugore we bagiye guhindura filita batabibona ngo hishyiramo agafilita ahangaho byemere mufite isuku mwari mufite isuku by the way kiga we umugore wagira isuku yumva nubwo inosa akora posteri imwe ariko ntayo cyazanye ubuze tutabeshye ubu na Noella yabikora we Noella nawe wabikora uri muzima wakifata video uri musambara niba aba bose hano umuntu utarafata video ari gusambana na shira gatoki hejuru ndabi ibyo bintu sindabikora kabisa niba utarabikora uwo mwabikora yarayifata uwo twabikoranye yarayifashe nturi kurwana no gushaka umudiaspora bose bibaza ko umudiaspora ubwo tegereje yanjye noneho nanjye nizere ko siramuye gusa naho ubundi uri hafi kose kubwiye ibyamamare uzi urimo kunyumva amavideo yabyo ari hanze ntabwo wakwemera uyu muntu ngo nimba ari rent ntabwo nasara ngewe ubwambure bwanjye bugiye hanze kabisa nahita mbakubita ikintu cyitwa amaverisiyo kabisa ndakubwiye ngi aba bahanze najya hanze ari umuntu ubushyize hanze nanjye nkabatamo utundi dushya kugira ngo niyakire amatwi mfite abahanzi 5 no 4 niboneye amavideo yabo bwite ku giti cyabo nzi nayibonye n'amaso yanjye ntabwiwe niboneye urimo kunyumva abahanzi 5 amavideo yabo ari hanze abantu barimo kuvuga ngo nafashe uruhande njye nta ruhande ndi wafashe uruhande kandi uburenganzira bwawe gufata uruhande abajama oya nta n'uruhande ndi abajama ari Yamana ari na Pazo ni inshuti zanjye sibyo ibyo Yamana yakoze muri urabira sounding kandi ni uburenganzira bwawe gufata uruhande oya bawitonze gadfa ibyo Yamana yakoze simbimushimira kujya gufatira video simbimushimira pe urumva ndetse niba na Pazo ari washyize ari amashusho hanze nawe ntabwo mbimushimira kimwe nuko nyine nababwiye ngo ribi birimo urumva uzasanga yashyize ari amashusho hanze wese azabihanirwa sibyo azabihanirwe jewe nashaka rero kubera ngo dufata naje gusanga natwe gato urukumva mu bintu sigaye ngendamo gake ikintu ngomba gukora kandi nzakomeza gukora yampana ahabwa ubutabera hanyuma yampano ikindi navuga yitegure urukumva ibihano bya community society igiye kumwihanira bro baraguhana umunyarwanda araguhana nk'imyaka 10 ende umunyarwanda azi audience public izihanira yampano mutegereza muzabireba zamwe kandi ibihano nyine yabitangiye bro yampano urukumva ariko nimba hagaze kontare 3 video kijya hanze kontare 3 yari afite zizewe zigiye kurangira bro yampano ni ukuvuga ngo ariko birababaje bro nabyo birababaje kabisa uri muco wako digima ubwo uzi muri Uganda
ibigo biba biri guhiga ya mpano ngo bimuhereze contract izindi. Gusa umunyarwanda nta mikino agira amahanga. Aho mu Rwanda bari guhigisha uruhinduka butindi n'izo bafite bakazimwambura. umunyarwanda ntago uzi umugande washyize video hanze cyangwa uzi ntuza yashera agashoma amavideo ajya hanze, uzi akazi yabonye. Iryo ni ryo tandukaniro ry'ibihugu. Niyo abanyamaguru abantu mbere yo gushaka kuba icyamamare ugomba kumanza kumenya indangagaciro z'igihugu urimo bro. Niyo mpamvu ubona mu bintu byose nkora ntabwo njya nkora ibigize icyaha, nkora ibigize amakosa. Ibi bikipe buriya ni ukuvuga ngo bagiye gukora iperereza, barabaha ba nyina, bagiye kuba abantu. Mutapinge screen abasheri, mutapinge screen nabundi ndabona nta kintu mumariye. Ndaje mpamagare dutangire urugamba. Amakuru nayakuruye mwebwe kugera aya masaha niki mubona, murabibona mute? Ya mpano afite amakosa, ya mpano nta makosa afite muri opinion zanyu, murabyumva mute? Hari wazamutse niko Colonel Colonel Gatunge Patrick. Yes karame. Uri gatiki? Ndi umunyarwanda. Ufite ibitekerezo watanga imbere y'abantu 510? Yes. Mutanga igitekerezo numve. Igitekerezo kuri ya mpano ndakeka biriya yakoze nawe utabikora. Manuka. Wavuga mu bantu 3. Bera. Sense. Bera yakoze ntawe wabikora. Igitekerezo cyawe nk'umwana w'umukobwa ni ikihe kuri iki kibazo? Imfire umunyarwanda. Nkeka yuko abantu umuntu bitari kuvuga ngo ni umusitari cyangwa ngo ni umuntu uzwi, aba akwiye kwiyubaha akamenya gukoresha mu gihe agiye gukora ibyo akorana n'umukunzi we. Video warayibonye? Agaciro mu bintu byose. Video warayibonye? Oya nayo njye nabonye. Manuka. Oya. Witangira igitekerezo kuri video utabonye. Riri urahari? Gecoco. Alice, Alice fungura mic. Alice uranyumva? Manuka kakubitwe n'inkuba. Mwana gift yawe nzikicwe n'uburoro. Hano dufite papa Idi. Hano afite angaha. Papa Idi rimwe. Yes, God Father. Igitekerezo cyawe kuri iki kibazo? So ni ukuvuga ngo ngiye ku ruhande rwanjye ngiye mbona ikosa riba rikomeye cyane, riba rifite umuntu wa nyiri video cyangwa nyiri telefone. Kuko buriya urugo rw'umuntu ni ikintu gikomeye, kandi umurinzi wa mbere w'urugo rwe ni umugabo. Niba telefone ya mpano ariyo yafashe video kagera ku rwego rw'uko ijya hanze, ngiye ku giti cyane numva ko ikosa ari irya ya mpano, kubera ko yashoboraga gufata iyo video nyine kubera ko hari impamvu yatumye ayifata. Ibyo ntabwo ndi bimublamingeho. Nyuma y'uko icyatumye ayifata video akayisiba, akanamenya ko telefone ye irimo ikintu gishobora kujya hanze kikamubambisha cyangwa kikangiza izina rye, akamenya uburyo iyo telefone agomba kuyisigasira no kuyirinda kuko azi ibintu biyirimo. Rero icyo navuga nuko riba ahubwo, cyangwa niba hari abantu wenda bashinzwe guhindura amategeko, numva umuntu wafashe video bikaba ngombwa yuko ijya hanze, nuko yananiwe kwirindira urugo rwe, nuko yananiwe kurinda telefone, nuko yananiwe kurinda izo video ze yafashe. Akwiye ahubwo kuba ari we ukwiye kubihanirwa cyane kurenza na wa wundi wasakaje video. Yego wasakaje video yakoze amakosa, riba ifite ubushobozi bwo gukurikirana uwo muntu ikamumenya, ni byiza akwiye kubihanirwa. Ariko na wa wundi wananiwe kurinda telefone ye, mu by'ukuri nawe akwiye kuzajya bihanirwa. Ya mpano uti abambwe, abandi bati pazararengana.
Yego ko gitare cy'amahanga. So reka nkubwire rero. Ibi byabaye Godfather uretse kureba video nka enjoying. Ntabwo nibuze kuyivanga. Nyuma y'ibyo ndi kubona urimo kumva mujye muzifata muzimpe urukumva ubu ngubu sinzongera guhaguruka mwanuka. Muzajya muzifata Godfather muzarangaha zirebe kuko ngiye nyuma y'ibyo maze kubona niba kugeza aya masaha abantu basakaza aya mashusho badaceceka ngo bazibe bro konyumva ntabwo ndibuze kuzana nango urumva ngo urabona niba ibingibi turebesha amaso yacu ngewe noneho ahantu byantangarije mwabonye uyu mudamu mwamubonye ariko Godfather yo uzi ikintu cyitwa blackmailing sibyo muri uyu mwaka urumva uyu mwaka y'Amana akundanye n'abakobwa babiri hari umurundi kazi baryanye hiti ewan nyuma yiwe haje umukobwa wundi bro wizera gute gufata amashusho nk'ariya ukumva ko atakugiraho ingaruka? Okay, video murayifashe mufite impamvu umukobwa wasanga ayifite y'Amana arayifite ejo bibaye ngombwa ko batandukana bro y'Amana ni figure ni public figure ni inyenyeri ni star aribyo umukobwa hano mukanyuma no yavuze ngo y'Amana nk'umuntu w'umustar agomba kugira indangagaciro urumva kubera ko isaha n'isaha ashobora kuba intangarugero isaha n'isaha yaba intangarugero kuri buri kintu cyose nk'iriya video yego wenda igiye hanze mu buryo butunguranye hari abantu bayikubise hanze barimo barakurikiranwa n'ubundi biraza kurangira bamenye uwayishyize hanze n'ubundi anabihanirwe urumva ya video wundi uriya mukobwa aramutse hagize ibyo batumvikana bagatandukana n'ubundi star niko bameze kurambana n'umuntu biratinda pe uriya mukobwa nyuma akazayikoresha avuga ati ndashyira hanze ubwambure bwawe ntabwo byumvishe simusobanukiwe ko buri gihe twikoreye ibintu byaducisha umutwe ntabwo nkumvishe point yawe y'Amana n'umukunzi bafashe video nk'iriya yego kuri no saa twumve ko yagiye hanze umugore we uwo musheri wiwe arayifite y'Amana arayifite ejo bibaye ngombwa ko batandukana y'Amana yiboneye ikindi cyane gifite amafaranga cyangwa yiboneye ikindi cyane anagikunda wa mukobwa nawe akayikoresha mu blackmailing we ati ngenda shaka ibi nibi cyangwa kiri no video hanze bro nyine ibintu byose dukora tujye tunatekereza kabiri tujye dutekereza tuvuga ati ibi bintu nabikoze ariko ejo n'ejo ushaka kungaruka. Reka nkubwire ikintu kimwe hari namazemo igihe ndwana urimo kumva muri babajene babiri uzi nahoraga mu ntambara zabo urabyibuka urabona uriya mukobwa wari umaze kumbwira mu kanya yagiye kureba uriya mujene mukuru urumva amusanga kwa manager we hari manager yafunguye downtown urahabona aramubwira ati ndabizi ko mutumvikana kandi ubusanzwe ndi umufana wawe ngutema umuzigo urukumva icyo kintu sinzi urukumva ikindi kubwira uko cyumva bigenda cyumva kabisa umujene arambwira ati Godfather ndabizi ko ari we wenyine ushobora kugera kuri uriya muntu ibigiye kumubaho nanjye byambaho mubwira ateshe kuko bimeze gutya na gutya umuntu yaje kunda babwira gutya na gutya na gutya bimeze gutya wabyumvishe yabyo ndatesha ariyo mpamvu wabonye kiriya kigoryi ntigeze ngishyiramo imiyaga urukunyumva nuko ibyo ngibyo yabikoze mbere uzi ibintu yabikoze ryari habura gato ngo biriya biboro bye bisohoke bro come as a bitch urukumva rero bino biboro icyo uri kuvuga ndemeranya nawe urumva ariko noneho tukagira n'ibindi tukagira n'abantu bafata femu ibikoryo bitazi kumeteninga femu yabyo urimo kumva bro femu iragusaza bro kandi wibuke ko abahanzi bacu urukumva ubwamamare burangirira mu gitsina n'inzoga ntabwo nkubeshye cyari mukazane Tom Close ngo mumuzane muri ibintu by'ubwamamare
Tom Close ntabwo ari umuhanzi. Tom Close mufata nk'umuhanzi umudiplomate umuntu bro yewe rwose iyi industry reka njye kwibera Jado bigira inzira nakundi uje kwibera kanibere Jado bigira inzira nakundi ibyo bisobanuye iki ku banyarwanda bavura iki ubwo nyine reka nibere umuntu wo mu cyaro uri aho ngaho bisobanuye Jado nibere mu nka njye n'inka turi kimwe so urukumva rero ibi bigoro urukumva ariko ibyo ntabwo biza kuvana nk'ubugome bwakorewe ya mpano urumva Bwari ubugome bwakozwe kandi ubugome bwakozwe n'uwabikoze araza kubihanirwa. Tujye dutandukanya guhuza none ahubwo tugaruke gato kubera ko uyu musore wawe yisanga afitanye amakimbirane n'abahanzi bahuye wese ko bagirana nawe ikibazo subiza kuri ako kantu uyu mushuti wawe kubera ko agirana amakimbirane n'umuhanzi bahuye nawe wese subiza ubwira soma comment bari kwandika gute bati ese ni wakazi wafungishije Yago nako wagiye kuroga Yago biterwa n'iki ndima garuka uzufashe ndi gusonga kinazi ngiye kurya ka kinazi ndima nifungura make yawe niko papa Idi numvisha usa nk'ufitemo ubwenge uri umuntu w'umugabo bitewe no kutondeka amagambo tandukanye n'ibi bimara bindi biri kuvuga bikavuga ubusa sinzi nguri gatiki uri umuturage usanzwe ufite ahantu huye n'imyidagaduro wakanukiriyezeho ni papa Idi nyine nk'uko uri kubibona nkina muri filime yitwa Umuturanyi. Uri kwa Kimbonge? Yego. Uri umukinnyi wa filime? Yego. Okay. Ndumva rero ibintu bisobanuye. Imyidagaduro ayikurikirana urayizi? Ariko rero Godfather. Buriya muri kamere z'abantu hano hanze dufite abasore mani basaze mu mitwe yabo. Dufite umusore utatinya gufata video yafasha aryamanye n'undi mukobwa akaba atatinya kuyoherereza undi mukobwa agira ngo amwereke ko ari umuntu wa danje. Ari umusore ubikora? Yego. Akaba yakohereza undi mukobwa arimo ashaka ko nawe wenda babikorana, arimo amutereta wenda afite ibyo amwaka, akaba yamwereza video ye yafashe ye ayifatanye n'undi muntu kugira ngo amwereke ko ari umuntu wa danje, amubwira ati ibi namukoreye nawe nabigukorera. Ndakubujije. Ibintu biri hanze hano ni birebire cyane. Usubira ibintu byashoboka byakunda. Ni ibintu bibaho cyane. Ku buryo umuntu afata video. Niyo mpamvu kugeza kuri uyu munota wa none biragoye kugira ngo umenye iriya video yagiye hanze bigenze bite. Ntabwo ndi butere ibuye puzzle, sindi bushinze ya mpano ngo niwe wayishyize hanze, ariko ugendeye ku kuri guhari, iyo video ivuye muri telefone yawe ari we wayifashe muri telefone yawe, byanze bikunze ufite amakuru y'uko iyo video yagiye. Murankunda sinoga kugira amasaha abantu muri kuzana amarangamutima. Ndabamenyesha ko n'uyu munsi ngewe mpagaze ku kintu kivuga ko ya mpano akiri victime. Nta ruhare yagize mu gusohora video. Twemeranye kuri icyo kintu. Rero niba nta ruhare yagize mu gusohora video akaba nta ruhare yarigizemo, uburyo bwose yaba yaragiye hanze, kandi tukaba tuzi ko itegeko rivuga ko uwasakaje video ari ukoze icyaha. Urumva?
ariyo mpamvu nabo ba Didimani babonye video ku munota wa mbere, umubajije ngo iyo video warayibonye akubwira ko yayibonye muri groupe atayizi, nuko azi ko aribyo bigize icyaha. Urimo kunyumva? Rero ntabwo abantu mugomba gusobanukirwa, ariko se reka mbabaze mwokapfa mwe, iyo mubona abantu hafi 400 abantu 500 mubyagiye ahangaha nta muntu wakora kuri goro, birabyagiye biri kumva inkuru, ubu mwokapfa mwe mutekereza ko ngiye nta kindi kintu mufite cyo gukora, mwashizaho amagifite mukatwitwa n'inkuba bitema mayi ibintu ntabwo bikunda mwokapfa mwe kandi kino kirayiva ntabwo njye